amacakubiri yaraciye ingando hanze impunzi nta kivugira FPR birahagurutse ituritse ngo yikagitura umugaba wabo Gisa Fred ari we Rwigema indashyikirwa maze kubashyitsa mu rwabavuka ngo yatabarutse bidatinze amaraso aseseka mu rwavuka aba umusemburo w'insinzi. Leta y'Ikigali turatsinze babyina insinzi barasamara nka wa muntu watutse ingona kandi atarambuka n'uruzi uko byagenze ubwo murabyumva. Dore inzirabwoba ngo ziragorwa Kagame zibuza guhumeka zibuza ibyicaro n'ibitereko za burendera zibatesha umutaraba utabatarora inyuma. Nyuma y'urugamba rutoroshye u Rwanda rushyirwa igorora ntirukiri iciro ry'imigani kubw'agaciro dukesha umuryango. Utwubakamo demokarasi turayoboka kubw'imiyoborere myiza n'abayobozi ku nzego zose twitorera ku mugaragaro. Aba dusangira ijambo byarimba tugasasa inzobere twicaranye mu Rwagasabo dusabana. Twishakamo ibisubizo biduhesha agaciro u Rwanda rufite icyicaro mu ruhando rw'ibihugu no mu miryango migari. FPR yuguruye amarembo u Rwanda ruragendwa nyuma yo kwibohora abashoramari ntibishisha kubw'amashimwe n'ibikombe bitaha iteka mu Rwanda nacoka miherutse kubera iwacu. Ubukungu buri kubakabira uko bukeye dukereye guhanga tudahanze amaso inkuru. Inganda zabaha inganzamarumbu burumbuke dukesha guhuza ubutaka byahuzwa n'ubworozi amata akabyara amavuta. Reka iterambere ritewe inkingi n'ikigega agaciro n'itagashya n'ishyaka ishyanga batagira twihangiye nta ruhare rw'amahanga. Igatsiba iwacu tumeze neza ibitara amazi n'amashanyarazi yo bugorobye n'urujeje nta bujirajira ngo burijijoro n'amanywa birasa byose. Dore amashuri dore amasomero n'ayisumbuye n'urwunge ubujiji kwisha mu muzicumbi na kaminuza njya nyiharota 15 ziratinze ngo twitorere ku gipfusi. Uwo ni umuryango FPR inkotanyi moteri itera idatuza idutwara mu cyerekezo cy'ubukire n'agaciro kadacubangana. Nukuri cyuye inganje ingoma nizivuga tuvuze impunduri cyatwa watsinze kirinoni kibiriro cy'umwe kiremeje ku gicumbi. Wuna mu icumu rya genocide abaricizeho babera umucunguzi abazimiye ubacyura umusubizo bitarigeze mu Rwanda na rimwe waba. Ndakuvuga mu muvugo mu gihe ibonko havuye inganzo suguhamba n'ubwuzu bunteye kwibuka imyaka 36 uvutse nk'umuhozi. Umuvugizi w'abarubanda umuhuza w'abanyarwanda ndamutse twibutse insinzi nyuma y'inzira mfitanye wanyuzemo waratunyuze komerwa yombi. Imbaga ntikirimbunza karaga karengana amaganya n'agahinda wabihindiye iyo gihera uri umuhamya w'amahoro n'amahanga arabizi. Bazi u Rwanda aho warukuye bazi shesha n'ishema ryawe bazi shengero badazi u Rwagasabo nk'isangana aho bataramira mu mutu. Umutekano turawutunze tunawutiza aho badatuje iyo jabo ryaruhaye ijambo imbere no hanze wese imihigo. Kagame Paul komeza insinzi nyinyi Kagame Paul komeza insinzi kuko uratsinze biragukwiye intore zawe amaganya nta ni ibisubizo gusa. Komeza intero uhamije intego intara zose n'umurwa warwo ari mu turere no mu mirenge tugari twose no mu midugudu intero n'imwe n'umuryango. Imbarutse itsuri kivubutitsa ari mu mibereho n'ubukungu umutekano n'ubutabera demokarasi ntituyitozwa no kwihaza bitabahanye. Ni nkahe handi usanga agira nk'ubwisungane mu buvuzi uburinganire bw'umugabo n'umugore uburezi hose no kuri bose na sasa neza imihana yose. Ndabisubiye rweze mana n'ubishaka zaza rebe na bamwe twita ibihangaye bakanatunga peteroli amatwa ajyashyira ko bamwe wabo bakituriye mu ivundi igihe mu Rwanda nta nyakatsi akotse ivumbi n'amateka ubu turatera imbere ubutitsa guhigura imihigo n'ihame ndabirahiye ibikorwa remezo ntarondoye birandenze majuga data. Mbaye nsubikiye ahangaha ibintu ubundi nzasubira nsubukura inganzo yanjye ngira intiganza FPR uhorana inganzo uhorana inganje ningabikinze Kagame Paul intore izurusha intambwe. Mwasusurutswaga n'umusizi umusaza usazanye inganzo kariya sarato murakoze.